Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Because he is a good day. Because he is a good day. Every day I need the burudi of Jesus. Waje gusanga bimeze gute? Ibintu mbivuze bahita baseyira urugo. Ibintu buri nguni ari kumwe yararimo nabamenye. Ntabwo byari bisengeye. Nyamuneka vuga ibyo bintu siko abantu bajyana n'ubutinga. Bari bagiye gushaka indangamirwa bari butane. Yagabaye gahanyumira. Oya kigare muti. Oya Eyishima ngongore yo muti. Oya Debeni ni umuntu. Nibyo yaratubwira yaratubwira. Nyuma y'igitaramo abandi bantu subabura. Debeni nyuma y'igitaramo yarampamagaye nanone. Aravuga ati reka mbabwire ndabashimiye sinaho bihagarariye Nzabashimira by'umwihariko nzabashimira by'umwihariko mbatumira iwanjye natumuganire ase mbwiza ukuri ubu huye na Pamela wamubwira iki Hega Pamela ni misi buri nje muye na Pamela naho gati Debeni ba Debeni nzi wowe uraho ngangwa uri kwigira nkaho utatuzi uri gupretendinga nkaho utatuzi uri kwigira gutya uranatubona dutambuka ukigira nkaho utaturebye rimwe na rimwe ukabashaka n'ahantu cira sawa Timbisi nago nanje mbizi uri diplomate wakwihanganira kumara imyaka nk'iyo umaze muri game utarabona stage nk'iri yikomeye muri ma Africa nagatabushyiraho wabasha kumuvinga ubwo buzima ukabucegeta neza imyaka 10 igashira muri game na stage ifatika nk'iri ya ma Africa urabona uri umurejande ntabufasha bw'agatabo urafata bikagushobokera abaraperi numubona rifite ikibiri tarimo arasunika intore cyangwa ari gutama ibaba uje wihangana barababaye urumva ntago wakwiyumva diaspora ikomeye muri Canada yego bakanababwira ariko muraza no kuvanga izindi ndimi murakracking utujoke tumwe na tumwe nazareka nawe muzikubite nko mu gafaransa cyangwa mu kongereza buriya byose barabivuga hariya ndagira ngo muntungure wayirira ayo ngayo rwose Singubeshe ayo ngayo ubwo nyine reka ngusuze cyane mwifuriza ibihe byiza mwifurize kugubwa neza ni icyumweru cya kabiri gitangira umwaka ndetse ubwo ngubwo abakonzi ba Iris TV reka mbabwire ngo kabisa karibu nanone murakaza neza tunabashimira ndi kumwe na buri nguni na buri kantu abasore bambara neza ari Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Because he is a good day. Because he is a good day. Every day I need the burudi of Jesus. Nachini ni burudi of Jesus kabisa. Ese burika kuki mutangiye gutya? Rega twebwe turi kuri televiziyo iriho umuntu w'umustar worldwide. Nako turagenda kwaba worldwide. Niko cyane abaye worldwide cyane. Ni kuri kwimana. Bemeze neza ariko. Fresh kabisa. Mwabibonye ko Glorious yateye imbere. Ndakubwiye ngo umuvandimwe ndi kubona ari gutrendinga ku ma TikTok aba influencer badanje barimo baragenda basubiramo indirimbo y'abana ese ibintu ko bitaraba kuri Bruce Melody ndavuga tabaye ngare ati Melody ni ibiki Bruno Dias kunitembere yes worldwide burerega mu Bwongereza yego ushobora gukora hit mu Rwanda pe bigakunda uri umuntu wari wese ariko kugira ngo ukore hit irenge igihugu cyawe igeri i Burundi urenge Burundi no ufate South Africa ufate America ufate biragoye wahora nikize kuri amuntu ngo amareba ari kumusinyisha ngakaba ngo so nubwo yavuze tirijwi turarishaka yabanje ngo Marvin arabanza arayikatira ndetse ngo Marvin nubu Marvin ni ibiki gusa bitari ibintu ngo byo gusetsa ngo uriya mumere ngari marasinya amakontara menshi cyane ngo yerecyanye no kugira ngo rirajwi rye ngo babe barifite uburenganzira busesuye ngo naho ubundi amamiliyoni ngo yaba yari bura ntago abantu batazagira ngo ni ibintu by'ubuntu gutyo gusa kubera ko ntago umuntu yakoresha ijwi ryawe gutyo gusa arakwishyura ariko kenshi usanga namwe ngira ngo mufite namwe ibihangano yego ariko usanga bikoreshwa abantu batishyuye ngira ngo icyo kintu murakizi ababikoresha mwababwira iki
uretse kuba nyine ubahereza kubera ko bimutunze kandi natwe tuba tuzakenera iby'abandi kuko buriya tureba gutya win nk'ubu nkange ijwi ry'umuntu ntacyo nsaba urumva washakira irya Bruce Melody cyangwa irya The Ben ntibagire icyo bagusaba ikibi ni uko washakira iri mu indirimbo urumva ariko iri mu kiganiro wayikatamo ntacyo bansaba turi mu Rwanda kandi yasohotse twebwe aritwe twayifatiye tukagira aho tuyashyira bo bakayakotinga cyangwa bakaterura uvuga ngo ntabwo bafata ijwi ryacu OG byasaba yuko waje kutureba nkatwe kandi ubwo tuba twabanje kuganira ibintu byinshi cyane sinzi ngo byagenze reka nawe niko byasaba ibintu byinshi ariko ngo mise nanibaza ubundi hari umuntu wari waza ngo yishyure igihangano cyanyura sibyo wenda nka za Mutware za B1 baza bakabishyura bati mutwamamarize hari wari wavuga ati ebana kaga sketch mwakubise runaka turagakeneye nakuriya muba mwicariye mu rugo haramushutingira mwe muri ahita avuga ati ebana baburi kantu na buri nguni aka kaboro kabo reka nkagure twebwe nta muntu watwishyura igihangano gutyo kumutere gutyo ngo reka ngure iki kintu ako byabaga ko basane tukaba twamukora nka challenge akaza akavuga ngo noneho ngewe noneho nkora challenge urumva uvuge nyine ku ndirimbo yawe ntabwo dukora challenge zo ko ngo wagera ngo ngire indirimbo yawe kareka kujewe naho ncheza uchezereza ngahe so tubaza bwabwa ntabwo ngo uchezereza ngahe reaction yacu ibikeneye kuko irakonta kuko ishobora gukuba kangahe ibyo wabyinnye kuko izo changes zasanzwe kuko kuvuga ku kintu cyawe kuri YouTube kuri Instagram cyangwa wenda TikTok twizeye neza ko hejuru y'ibihumbi 100 cyarebwa gutyo iyo rero nk'umuhasana babikeneye kuba yakora indirimbo bikatabikorwa gutyo nihe cash nyinshi kabisa urumva tuziranye kera zitarinjira noneho uri kumva buri nguna atarambara nako buri kana atarambara turinete twa orange dusa na Timbaland urumva noneho buri nguni nawe atarashyira ikintu cy'izahabu kuntu gisa na Chanette ibintu ibi turaza kubiganiraho turaza kubiganiraho nibiye biceri rero babishyuye kuri challenge y'indirimbo ati no challenge muyikubite ugasanga babaye nk'akadolari nk'igihumbi yego abantu z'abasani bo hanze habo abananye numva ngo bahera ngo muri Madesa ngo mukajana ngo ari nabo bahanga ngo aba 50 cyane bwe bana nukuri ko Imana neza n'igihumbi urakivuze cyuzuye mwarakiriye twarakiriye nta n'ikindi twafata nukundi kwezi kuri hasi ya wapi byagorana ndi kukibara cyiza igihumbi abasane barakirekura rwose zina ry'Imana ubwo challenge isaba kubingana gute ireshye ngewe nukwicara nkamenya ibyo wakoze n'ibyo ushaka ko mvuga nkitira nkajya mu kiganiro nkagutotora fresh nkababwira uburyo umeze uburyo watangiye uho ugeze uburyo imeze cyayo imeze uburyo iryoshye aho bayisanga nkicara nkafata iminota 30 ndi kukura ku icyo kintu noneho ikiza noneho kubera ko aba yizeye neza rezita z'ibyo bintu sibyo ishyura neza kuko buriya ubuze umuntu ugiye gukoresha uravuga ati umuntu ibintu avuga ntago ari buflopping kandi ababyumva baba babizi batanabyumva bavuga ati ubwo aribo babivuze ubwo nibyo tubiha umugisha ubwo bavuze ko indirimbo yanjye ari nziza murabinotifiye tukavuga ati indirimbo ni nziza koko nayumvishije ejo akijombe ni menshi mwana abahanzi burya bana nabo turi cooperative ikigeze mu kugitotora neza usanga nyine ahubwo ari make amafaranga yose yaje kwa ko turi babiri aba make byumvikane cyane ariko ubwo turimo tunihuta ngira ngo umuntu witwa Ben rero yego twari tutarabiganiraho narababuze yego ngiye kubona mbone muri BK Arena Ben mu muri imbere ahubwo muri kumufasha no kuririmba byagenze bite cyane wabishyuye igihumbi Ben cyari ngombwa ko tukanakimwishyura oya se ubwo reka nkubwire hari akazi njye ushobora kumbwira njye bikangombwa yuko nshobora no kuguca amafaranga make kugira ngo ngakore akazi ka The Ben rwose niba ari n'akazi nzi neza yuko nari bukorere n'ubuntu uretse kuba harajemo amayire bikaba amafaranga aga kazi ka The Ben niko kazi nakoze nkumva nkoza akazi karyoshye kandi nyuma y'akazi ka The Ben utuzi nakiriye Montreal ese ko bose baje bagira ngo nduwa make kandi Tiger yishyura ashobora gutuma urengwa arakwishyura fresh rero Tiger rero ikintu yakoze man
tega duhinduriye ubuzima mu buryo nawe atazi urumva abantu babonaga ndi kuvuga kuri tega cyangwa tuvuga kuri tega bakavuga ngo se ngo muba muri kuvuga ko umuntu atabitayeho ngo murapostinga kuri Instagram ngo nta nakarayike ke muzi Legend agiye kubikora abikorera rimwe akora icyo bita kugwa full package mugahura mugamuha pushi abantu batazi nahaba mugahora ku gitaramo bakabona mwe muri kumwe mugahora mu gitaramo bakabona ufite all access urajya no muri stage ukajya ukamusangana ukamubwira ati The Ben bro nabonye muri check sound mwari muri kumwe nyine ni kuvuga ngo nukuza vuga ati brother bimeze bite dushiringe tuganire bitese bro tuganire murabona ngarabazi akavuga ati murabona ati stade turayuzuza abanyarwanda turayuzuza ati turayuzuza ahina turayuzuza turayuzuza ndi wowe upfa kuba turi kumwe igisamango cya huye na buri kantu na buri nguni wose urumva ibintu byanibye ni bombe misire ndabiba none byarangiye twaje tubigaragaza mana ase mutambeshe nabonye muri mu mwongorerana iki na Beni nanjye mbe nk'ababandi ko mutari inshuti niye mishinga mwari muri The Ben se niba afite boro ya OG The Ben wese ko nigeze urumva yarari mu bihe by'igitaramo naranaretinze kugira ngo biryohe ariko The Ben reka ndeye ko mfite video ya OG numve amagambo ari murumva twari turi muri sound check ahivangamo ibiki n'ibiki ariko ikintu yari kuvuga ko amfana urumva Jena mubya ko mufana kahita mbwa ati mane ni lazima kumfana kuko ibi bintu nabigemo mbere yawe ariko ubundi mbyeho ko ngiye ngufana kanyuzamo niyo nkuru kuba buri kantu yafana The Ben si inkuru pe ibyo ni bisanzwe ariko kuba nyine The Ben yareba kuvuga ati uriya muntu ndamukeneye The Ben ko paba yaranyanyeneye umve ngo ni nk'umuntu yaje ahantu ndi sinigeze mvuga ngo ndamugigiye ngo ngiye kumusanga ahanari ngo babounce bagufata wapi yantara gukubite ku yantara banza gushyire kuri pinya wapi yarabanjije araza aravuga ati mwana wa mama gatwumve iyo ngiyo inayetinze iranaretinze kanshaka itanarete so itanarete hariho nabonye winjira no muri salo ufite katwumve urumva nari ndahantu hejuru kuri skariye yo hejuru ndi kwabwa ngo hano urabona ko ndi kumusumba The Ben niwe wari mugufi sikari we wari muri kan urumva ngo hari ibyo mukora mukanya ngo ntago tubizi nawe wabyumva fresh ngo twe turi bakuru banyu twemeye byagorana urumva ko turi kuganira nyine The Ben akubwira ati ibintu byawe ndabizi ndabireba bro urumva muba muzira ngo ntago tubizi ariko turabizi turabakurikirana nawe ugahita uvuga uti reka nawe nanjye nkahita mvuga ngo aturanzi niba The Ben nzi wowe uri aho ngaho uri kwigira nkaho utatuzi uri gupretendinga nkaho utatuzi uri kwigira gutya uranatubona dutambuka ukigira nkaho utaturebye rimwe na rimwe ukabashaka n'ahantu ucira sawa uri igikeri The Ben niba yemera yukanzi who are you wagikeriwe niko ubwo rero nahise nibaza kuri concert mwari muri yo ko bivugwa ko arena tayujuje arakoye mwegerereza urumva ese ubundi mumpe abahanzi nibura batatu bamaze kuzuza arena kandi mukabyemera nimbonye na Ben gusa tudashizemo kata n'ibiki byose ariko Bruce Melody ubushize yarayujuje tudashizemo kata ni The Ben nakata nimiriwe nese katiba mu kugira ngo werekane ko winjije kandi utinjije oya already abayinjije ariko nyine n'uvuga ngo wenda nuko nabangiye kwinjira nko mu kazi ngo nyuzuza rena bikagaragara ariko tugiye behind the scene nubundi kuyuzuza ukoze nkuko aba yabikoze umuntu yakuzuza niba sashaka kuvuga ati wenda kugira ngo wenda nkorane wenda na Airtel yishura amatike 1000 y'abantu akatara abamotari
atari abamotari yego amafaranga ariko akavuga ati yashe urumva arinjiye ariko si umuntu wikoze mu mvuga ngo agenda avuga ati ngiye kwinjira hari abantu ashaka kugenda akajya nko muri zane tempo akavuga ati mwebwe uko mungana gutya mugende Airtel invitation y'igihumbi tayari oya ntago ari invitation umuterankunga wese niba ari Tekino yatejemo yishyura amatike nk'igihumbi niba ari B1G niba ari B1G itejemo yishyura nk'amatike nk'ibihumbi 2 urero uko byagenda kose abantu babaguze wenda nko kwambonyi bari bakeya ariko umundabose mvuze tumuntu wujuje ntakuvuga ngo bigenze ntakatijemo naki ari ukuvuga ngo umuturage yabitekereje afata amafaranga ye aragenda rishyura nta diru yajemo ngo urabyumve none n'abanyamakuru bamwe na bamwe benshi cyane barangiye kwinjira kandi abantu ubona accreditation zarabuze kandi handi usanga hinjemo abanyamakuru igihe cyarageze aravuga ati kugira ngo winjire uri n'umunyamakuru gura agatike ka 5 nibura tugwa access full ariko byibuze ka 5 ariko ni nabi ati gukama invitation yashize gura ka 5 byibuze uwinjira tukwaranje iyo naranjuma tukwaranje debe n'ukuntu byari bimeze rero nta hantu bihure akandi ariko nanone mvuze ko ibyo bintu byambonye nabwo ni ubucuruzi man ni ubucuruzi none si inkunga watera umuntu ni yihe yenza amafaranga ni yihe amafaranga rero kugurira ati cy'abantu n'ubundi ashaka kumuha amafaranga ariko niba bicaka byumvikana akabona impande zose ziri bwunguke ntari kuko na Melody yavuze ati hinjira mw'abamotari baze bambaye t-shirt za nibura ubucuruzi bukaba gutyo icyo kintu kiba gihari icyo cyo kirumvikana strategy zo kuzuza ariko nkurikije umuntu wayujuje mu buryo buri butarimo katanyinshi cyane cyangwa nuko sha mwari mwicaye nako mwari muhagaze imbere ya Beni neza yarazaga kanabasuhuza nge nabibonye birare uzuko tubwiraga se ngangoreye umuti nkoya yishiba ngangoreye umuti de Beni ni umuntu yaratubwira nyuma y'igitaramo abandi bantu subabura de Beni nyuma y'igitaramo yarampamagaye nanone aravuga ati reka mbabwire ndabashimiye sinaho bihagarariye nzabashimira by'umwihariko mbatumira iwanjye n'abantu mwese muzi ko mwamfashe mu gitaramo musetse Pamela bicare Pamela tumuganire ase mbwiza ukuri ubu huye na Pamela wamubwira iki hega Pamela ni Miss buriya nge muye na Pamela naho gati de Ben arakubeshya agati de Ben arakubeshya babona gose ainikira ati babona ainikira ati de Ben urani nururara anywa n'ibitabi arabinywa iyo tutari kumwe iyo mutari kumwe arabinywa kandi ugira ngo utsindire Pamela aya rwose nge rwose urumva ubushuti bwanjye na de Ben nubwo mukaze reka yo injemo Pamela de Ben nati bakirimo nadiri bimuri ari umuhetazi ase vugisha ukuri uba amafaranga Ben aguhaye akakanya ugeze iwe uhise unatamirunga aho yahubwo uhise unavuga uti ari amafaranga nushakanya kwishyura nana yamusubiza ariko izina ry'Imana kuri twe babugana amafaranga ari butume nari bugere kuri Pamela ngo mvuge ibyo ntoye yagumana agwitishije mati ntuzazi wanjye sibyo ati nuziruguzi wanjye reka nkuhe icyumba cy'idolari turangizanye bro nabonye ukunda umugore wanjye namuha 2 nkahaza yabwi nanu batije umi nkanenza nini irabuganire kanzi rega mani gurana de Ben hari abantu muhura ubuzima bugahita buhinduka totally yaba n'uburyo bwo kwamamaza nta muntu uhura na perezida ngo ubuzima bwe bugumuko bwari buri ubwo bugumye uko bwari buri ni wa wundi uje kumutura ibibazo ariko isanzwe ari umu businessman perezida akamenya business ya cyangwa akamenyana nawe urakira amasoko ariyongera nta mugushora guhura na Suba irindi soko mwabonye nyuma ko Israel mbonye ubuzima bugumuko bwakabaye muri bande buri muntu wese abahembwa $1000 wabimenye bande ndabizi nagane n'abashoramari ubu dusigaye tugana n'abashoramari bategura ibitabo bakavuga ati nuko bimeze ama Afrika bireke ndaje tubijyamo turabijyamo bari kuganira n'abantu no bazi ibitaramo ngo ni ibiki baravuga ati igitaramo nako turakiganiraho bari ku rwego rwo kuvuga cyama Afrika ngo cyaramurenze bari ku rwego rwo kuvuga ngo buri Israel mbonye udafite ibihumbi bya $50 ntago wamuhagurutse igihe kirageze yuko utamuhagurutse bitandukanye niyo muhanzi uhenze mu Rwanda bitandukanye n'abahanzi bandi cyo kuvuga ngo nabasanye n'ubundi baranazwi ari kubahereza ngo agahumbi k'idolari bakabyina bakabisenga ngo ni miliyoni hafi 60 niba arena bayikodesha miliyoni 20
akishyura wenda bandiye n'abaririmbyi be umuntu igihumbi ushaka gusanga havuyemo expenses zose asigaranyemo nk'ibihumbi byibuze nk'ibihumbi nka 15 yego urumva ngaho ibibazo rero gufata 15 ukabihambonye arakureba akavuga ati ari nangira ngo rero mwaramenye ko kuyikodesha ari miliyoni 20 uzwi 50 ari miliyoni 70 z'amanyarwanda yego bro ku gitaramo niba mujye kuba akoze nyine bitaramo bikwemere ntabwo mbonye mbona ntabwo mbona mu biga bitaramo buciriza rero kari 15 mu minsi yashize 15 nyene kwa kundi urega uva ku muntu batumiye n'umuntu utegura inyota yo kumuganiriza mbonye ari hejuru byataye mwisi ya rurema nyine umva ko pakina kugira ngo arena yuzure nta muntu numwe wayitekereza atari mbonye kandi adafite amahoro ndetse abantu benshi ko bavuga ngo kubera ngo umwuka wera nta mwuka wera nta mwuka yivanga ahangaha hivangamo ubwenge gitaramara gisengera cyane ahantu bigera umwuka wera ugakwepa ugasigara hari ibintu bidakenera umwuka wera banakubwira ko mwuka urumva mwuka ajya aho nawe washyizeho n'umutima basi washyizeho n'umutima buriya utatekereje ntago waba uryamye tutabisobanuye fresh ntago wowe waba waryamye ibintu bikwizanire gutyo mbonye afite timu cyo ni cyambere ntago arya wenyine sibyo yego mbonye niba ushoboye iki abahanzi barya bonyine yego ugasanga nose guturi umuhanzi nta band ugira kandi uzi neza ko uzakenera agucurangira nta na team ugira ugasiga symphony tu ukagenda ukumva nguragiye guheza abantu gutyo gusa ukajya muri Canada usize symphony guturi umuhanzi ubwo abahanzi baherutse muri Canada basize symphony harimo Kenny Soul harimo Bruce Melody n'abandi ariko uzarebe nuza gwagurutsa waguse mbonye ukamubwira ngo ngwino hano muri Kenya ngo ugiye gukora urumva ni Diamond ahaguruka Diamond ni Busimba ahagurukana n'itsinda ry'abantu nk'ijana ku buryo amafaranga utamubwira amafaranga utavuga amatike y'indege wishyura yonyine hotel ufata yonyine ya bande yose wishyura yonyine hotel wishyura ni umushahara w'umuhanzi umwe hano mu Rwanda kandi uwo mushahara akaba ari ngaba yasatuye deal ngari deal ngo yabomoye ibyo rero buri muntu no kugira ngo kujye idekarare abijyemo uruhare uyiguna mwuka agufashamo kameme ko ntabwo buri yara n'abantu bagerageje hari ibintu bidakenera umwuka hari umuntu nagiye kubona mbona agiye imbere ya kamera avuga ngo I command you iri cupa suribona I command you in Jesus name come here icupa rikaza wapi ahanga navuga izina rya Yesu inshuro 600 aha na commandinga nkazana n'abadayi abantu barizana ntibyakunda ariko ugize gutya yitarize ko natwe twikorera nyine hari ibintu bikenera amasengesho ariko hari n'ibyo dukabya sibyo hari ibintu bikenera amasengesho ubu se tutabeshye ama contract nk'iyo muheruka ni mutuwarengiramo buriya mwikoreyeho cyangwa mwarasenze riraza ara nta gusenga guhari no gukora birimo ari umukire abari kureba abakire bari business avuga ati ninde ukwiriye ibi bintu nta mukire w'ikigo ryubaho nta muntu ubu mu miliyarderi w'ikigo rye abafite nubwo atabasha kujya kuri social media afite abana yishyura ati bashinzwe kubireba nge simpari ndi muri Dubai port ndi gushaka amamodoka mazima mu ndebera abana batwika baguhamagara bari kubona muvo murimo ko nta wundi bari kugaha bazi ibyo shobora none se mutandukanya gute amahirwe no gusenga kubaho buri kantu na buri nguni mufite amahirwe mwibonera amasoko no kuba hari umuntu usenga akabona ayo masoko umva amahirwe dufite n'ayagaye nuko dukora ibintu mwizerera mu mahirwe cyangwa gusenga umva amahirwe dufite twebwe nuko dukora ibintu nuko dukora ibintu abantu bakabikunda ayo sa amahirwe umva amahirwe dufite umva amahirwe ikintu nita amahirwe ngewe nuko twavukiye mu gihugu cyiza ibyo ni amahirwe abantu bavugiye Sudani nuko twavugiye mu gihugu gifite internet nzima gifite abayobozi bumva yuko umuntu agomba gutunga internet nzima amahirwe dufite nuko tuba mu mahoro mu nzu nziza dufite amazi meza turyama tugasinzira ayo ni amahirwe apari ibindi ni hard working consistency sleepless night ibintu nk'ibyo ibyo bigira umuntu kugira ngo abe umuntu watanje amahirwe nuko hari umuntu uri muri Sudan utakora content kandi yende mu Rwanda ngo tuyimenye ariko ari n'abakoreye content nikundwe ibyo byo tubireba kandi nano umva rero kudakundwa sa amahirwe ni igihe it's a matter of time oya hari igihe kinini bikunde man bibaho it's a matter of time
ubu se kamwe nta muntu watangiye akora ibintu bikanga akahinda apfa byarananze icyo gihe ugerageza ibindi ntabwo ari uko ibyo ngibyo ari nta muntu ibyo rero ibyo biburemo amahirwe ugiye gushakira amahirwe ahandi nose kangubwe dukomeza muri uriya mujyo hari bushye biraza ngo twabira bintu twari bubikora imyaka 600 bakavuga ati buri kana buri ngo niko mwihiringa ariko mutagenda muri iki ariko twakoze akantu kamwe ngo bishatse kuvuga ngo rero twebwe hano ntabwo ari amahirwe ari gukora ari gukora ikintu bita gukora cyane creativity ese ntabwo mujya consistency nta kintu na kimwe ntabwo mujya mwicara nka buriya muhite musengera muvuge muti wenda ruriya ruganda runaka reka dusenge bazaduhe contrat tujya twishyura ari contrat tuba twifuza tuba tuvuga ati amafaranga kanaka ari kurya ntituyarya tuba tumeze neza ukwifuza ntakubeshye pe ni inzozi zanjye gukorera ikigo kimwe cy'itumanaho hano mu Rwanda ni inzozi zanjye pe ubona uzazikabya nka ryari sinzi nyine wumve ko ari inzozi ni inzozi nyine wanjye nakwicara nkarya amafaranga y'ikigo kimwe cy'itumanaho mu Rwanda hagati ya Airtel cyangwa MTN ni inzozi kuko abo bantu ntibakina bro buhindura ubuzima hari abantu ukuraho ukabona ko ubuzima bwa buhindutse ntibakina nta muntu wahuye na bari abajama ngagenda amaramasa nta muntu wahuye na bari abajama ngababayeho nabi ntabwo byakunda bubaguye ikintu bita amafaranga bro bakakubwira ati dukeneye wowe washyushye umutwe abantu barakumenye icyatuguye ibiceri ntago bajya ubu baje bakababwira bati MTN iraje ibwiye buri nguni na buri kantu yego tugiye gukorana namwe turashika ko musezerana ndi masezerano yose mwari mufite turakubanya ayo mafaranga yose babishyura tuyabahe tunarenze yacu mwabigenza gute ibyo ngibyo ntabwo nabitekerezaho ungabanyiriza akazi ungabanyirije akazi umane amafaranga ngerega reka kubwira ariko urumva nka B1 ni umubyeyi wanyu eba harya siyo kontri n'umubyeyi n'umubyeyi arakubyara urumva wakuruka muta ukajya kwirebera umugore cyangwa umugabo ibyo ni ibintu bisanzwe nka boss fisi kuntu twaraganiriye ntaga ni umuntu wishimira ko dukura yego yavuze ati nibyo mbaye amasezerano ngayo ariko haje undi muntu ukora inzoga nk'iyo nkora akabahereza amafaranga icyo bita amafaranga bro nabarekura akarenza yanjye nabarekura hari ibintu mushaka kuganira nk'abakire akakurekura urumva bishatse kuvuga ngo rero rwose MTN n'amazuru kabati n'amasezerano barayagura niyo waba ufite mu masezerano barayagura B1 ni mukatire mutware tugiye kuyabaha dukubye kabiri tubahe n'ayandi aka kanya hayo niyo namaze ikigo runaka bamaze kuba abacuruzi uziko nta mpuwe oya nta mpuwe muri ibi bintu ukora ko ntago umuntu yaje twamamaza atugiriye impuwe ntago bazigiye babarya gacano nuwaduhaye amatwi urumva ntago ari impuwe yatugiriye nta icyo yababonagamo hari icyo tubonyemo urumva so natwe rero kuba ko icyo kintu wena hari waje adoreza ibindi bintu utaduhereza nanjye nta muhwe ntabwo wangiriye impuhwe nanjye ntabwo nakugirira impuhwe kandi n'ikintu cya mbere ugomba kwitaho mu Rwanda kugira ngo utere imbere ntuzigere na rimwe ufata umuntu uguha akazi nk'impuhwe akugiriye umuntu uzaza no kuguha akazi agaragaza ko ari impuhwe ngo ndambona ngo ukora neza ngo utuntu twahenda dukunda ngo ngumva naguha akazi upfa kubunkorera gutyo gusa no umuntu naguha akazi kora ko gashoboye nakaguha kubera impuhwe ukagakora biba bipfuye urisuzuguje nta mpuhwe capa akazi kako gashoboye mbwira ngo urashoboye kandi abantu nk'abo ngabo ni babandi baza bakubwira n'ukwezi kumwe cyangwa bakubwira uduhumbi 30-50 abona n'amafaranga bagira hako ngo kontra ngo iri munsi ya miliyoni ntago mukiri nye turi babiri umve ko turi babiri ubwo sugo nawe babiri subo ni warya turwasa n'udakarya turwasa kwa bana yanjye ubwo se turwasa wo banze umuntu ibyo yambaye Jeanette ndaje nyigeho ibyo umuntu aba yambaye gusa yatije Jeanette Tino yeto atubabwira nyine iminota 3 kuri stage atangira kuheta mu bitugu gutya aravuga Tino amaze imyaka 20 muri game Tino ruta imyaka Tom Close amaze ujye ubibona Tino yari umu MC muri club za Sky Hotel kera muri ushaka kuvuga ngakoze rimwe bakubye kane se ushaka kuvuga ngakoze rimwe bakubye kane ni imana nawe nwanzemo reka tujya no kuri by'amafaranga reka tubivamo tujya kuri Jeanette
ubwo nibereye mu cyumba cya rap mwaje nabyo byari bigoye abantu bari babaye benshi kongs kabisa kuri ma Africa yego ariko muba murinjiye ngiye ko nambona babahamagaye kuri stage yego buri kana ati ntago rega nza ngenyine mugenzi wanjye ari niba buri nguni yari yagiye kwihagarika yararimo n'abamenyana na bimwe oya bari bari mu waje gusanga bimeze gute ibintu mbivuze bahita basenya urugo ibintu buri nguni yari kumwe yararimo n'abamenye ntabwo byari bisengeye nyamuneka avuga ibyo bintu siko abantu bagira ngo n'ubutinda bari bagiye gushaka indangamirwa bari butane ikiganiro twe mu kiganiro twageze hanze twageze hanze rata urumva ko mwazanye abakobwa ko mwazanye abakobwa umva ko byagenze rata twageze hanze oya urabizi turabigeraho abahindira twageze hanze urumva urabizi ubu tubuca no buri hariya ni bwinshi noneho hari igihe wangira uwa mbere wa kabiri wa gatatu ukatubakusanyiriza rimwe ukatuvuga ati ngo hano no mwese muze mutubaze twigendere urumva baratubaza dusoje urabizi nyine urabizi bamenya ko bamenya ko n'abana n'abakobwa cyane wowe noneho rero abakobwa baratubwira ati noneho sisi mwatwemerera tukifotoza tukagenda tukaba turi kumwe turavuga ni se abafana turabakunda njye n'abamenya muri dukunda abafana bacu byatari cyane nabubaha byatari much respect turavuga ati nta kibazo muze mbere ka buri kana ari nawe mwamukunda ati nawe mwamukunda yego ubwo rero buri kantu ngiye ko nabona kuri stage njya kugegurura umuntu ari muri maraya hepfo yo ngiyo wavuye ujya no kumuzana mu bafana ari gusuza ari mu migina turagegurura ira hit nari ngiye kuyicegeta ngenyine nuko nyine nge navuze ni hit ndi ngenyine nta kimaze kuko ngewe iyo mfite amafaranga akennye ndamugobora uramuguriza rero nyegese hit ngenyine amafaranga ari yagira ngenyine yazanguriza cyane ndamutse mugurije cyane wagwa muri manka kabisa narambirwa rimwe na rimwe rero hari ibintu kwa kugira ngo umuvandimwe unanamwikize ubu uramuhamagaye rero ndamuga ati va yegera hano ariko se abafana Shenete yawe tino yaje kuyigusubiza cyane ntago ari iyo wambaye ngiye nafite sheni ngizi eshatu mfite sheni ngizi eshatu ndavuga ngo ni yayijyana yarayinsubije nangize ngo yarayitwaye oya yarayinsubije muremereye mwegereze ka micro ambwire neza yarayinsubije muremereye urumva ariko rwose ngiye mfite sheni ngizi eshatu nimugire ikibazo kabisa igitaramo rero kirarimbanije buri nguna arabonetse buri kantu ariko nanibagiwe hari akantu wakubise kaga freestyle ari nacyo nagaye muri kiriya gitaramo ntago numvaga ibintu uririmba uri umuraperi mwiza pe ariko waririmbye iki hari ahantu rero bagoye beat ya in the club ya 50 Cent nari ndi kubwira umuntu bita yashyizemo beat ashyiramo beat irimo indirimbo yashyizemo in the club irimo indirimbo namubwiye ati ma free beat yego free beat indirimbo ahita kubita indirimbo rero kumenya umushoramari uguhamagaye umuntu oya nta mari yashoye ngo urumva namwakaga free beat agashyiramo beat noneho irimo ibindi bintu ntazi urumva ariko ngewe abantu barabizi ngeyo numvishe beat imirongo yo kujyamo barabizi ariko najyaga kumva ngumva hagiye mu bari yendo bari ndigana bani coming in your love kandi nanye ngomba gutama imirongo kandi nawe ugomba kugwa ndamubwatira ko biri kose shaka beat iri free ukireme imirongo bitari ibyo nago turi bwumvikane nta nicyo kibazo cyabaye hariya nje narinzi ko wa flowinza ahubwo nago na flowinza arimo 50 cent buri asonde ariko bishobora njewe yego ko mana yanjye uyu nguyu nawe ibintu uyu nguyu yakoranye kandi buriya imirongo myinshi yandika ni njye yanditse ariko vugisha ukuri buri ngo kavuze ati ibintu wakora ubundi hari ibijyuzi we kurapa yewe erega bura kuva nabakira nuko ingengo imirongo yanyu ndayizi kuva kera kuva muri ngofero ngo iki hari anababwira koko wari gushobora kurapa utabeshye nose go hari anabarabuye ngo sindi so uzabaze nyoko uzabaze imihanda ukuntu ndira nshakado none uzawisekesha ubunzi ushaka ko nguhaho ni wapito ntibyavamo ninde wabyanditse ninde wabyiyandikiye se ariko agenda gake ni ya mpano nazatwandikira ariko reka mbabaze man turagaruka ku gitaramo stage mwagiye namwe hari abantu benshi ko mutayagaye twese yagara buriya
ya stage yari abantu benshi bro igitaramo cyari cyacu nzayagara buriya rero uzi cyanyagaza nko kubona igitaramo ari icyanjye abantu baje gakuriya kubera nje ari we bashe icyambere n'urukundo n'amafaranga bari kubitekereza ayo mafaranga yanyagaza avuga ati ubu se birarangira ryari abanyarwanda bampaye rurenzo n'ibice hari abantu bavuze ngo ya mpano ngo ni post ziri guca kuri social media cyane yego ngo nyuma yuko performance muri concert ya Deben ngo byagaragaye ko afite kwishyira ukizana cyane mu muziki yavuze ko atanazi ngo ikigano cyo nacyumvishe yagikoze kwa mugenzi wanjye Irene avuga ko kuri RBA kwa Lucky avuga ko Bruce Melody ngo ntago muzi kandi ntiyabeshye nese aramuzi ariko nanone uko nigeze amutumira muri cocktail nese waramuzi kandi Melody waramuzi na Melody ntazi y'amana hari post witwa DC Clement yakoze na nubiri kuri Instagram ye yamana avuga ati mwansabiye Bruce Melody tugakora remix yo kwikubita yaba binkoreye Bruce Melody nawe ngira ngo sinzi ibyo yasubije sinshaka kubizamo cyane ese byaba ari byo bituma wenda yamana avuga ko atazi Bruce niyabikora mubona ari iki cyabiteye kuvuga gutyo nakubwira cyo ni kimwe iyo Bruce Melody kiyagiye yemerira offer akajya muri real remix bakayikora ibyari bumubeho muri arena bari bugengo ni Bruce Melody wamushyize wabimukoreye Imana yashaka kumwereka yuko nawe ubwe yabyikorera nta wundi muntu uhari urumva ikindi ubu ngubu abantu barimo barataka ya mpano ngo yabonye hiti ngo natangiye kwirya ngo none niko byagakwiye kugenda kuko namwe mwagaragaje ko mumukeneye igihe abantu abafite kuko buri muntu wese kiragiye yashaka kumubaza ngo wabikoze ute byagusabye iki cyaje nibwo bamenye yuko ahari urumva bamenye ko abishoboye cyaje rero yabagaragaje ko abishoboye nibwo nabo bibutse ko nimero za ya mpano bazifite batajya kumwihamagarishwa nawe arabihorera nose abajyaho muri igihumbi kubarenze kuba nirya nibyo nigihe cyabimwemerera abavuga ko ngo ari ukwishongora nibyo ni fresh nicyo gihe reka nkubwire nge nk'ubu ngubu wanyimye ikintu icyo kintu wanyimye kugira ngo nkigereho none nakigejejeho ngewe ubwanjye urumva ngomba no kukwibutsa ko none nabyigejejeho akubwira ati wose nanamuzi urumva iyo mikoro ushaka kuzana akakanya simuzi wowe uje guhindura iki ko yabyikoreye utarazi ese kuki ushaka muvuga neza kandi nyine imikoro zose zaje z'abanyamakuru baje bavuga bamwita yuko yishongoye imikoro zaje nyuma yuko birabina bikora kandi star izo mikoro rero kuzanga rwose kugenda zivuga yuko yishongoye ntaribi kuko nubundi niba yarabikoze badahari yakongera akabikora kandi mukagumya muvuga ko yishongora nubundi haba hashya mutanabivuze mwaba murimo murakora amafuti reka bahereza amataito rero ya mpano reka bahe ibyo mukora reka bahungandire reka mubivugire kure nkuko namwe mwamureberaga kure biranasobanutse ubwo burya ngo ntatuzi banamukomeye ndetse burya ngo umupatro utakuzamura ntazababazwe n'ipantaro utazamura ni diplomate twigarukiye rero mu gitaramo nyirizina igitaramo ishusho imeze ite ndajya mu mishusho cyane cyane ku bahanzi bakuru mwebwe ukuntu mwabonye igitaramo murambwira abishyuwe mwe mwari abapromota b'igitaramo n'icyo ariko nanone mugaruke ku ishusho y'abakiriya y'abafana b'abahanzi bishyuye yego mwakibonye gute igitaramo ni cyari cyiza sibyo ko nyine habonetsemo n'utuntu dutoya nyine icyamo cyari cyiza kuko nabonaga abantu bishimye basimbuka zo trap yararimbye mbona bagiye mu bicu Ishkevin aririmba mbona bagiye mu bicu none ubushara muzi ni ingagi arakubita arabomora tubona ibisharagati biri kuzamuka mu birere urumva izo ni ibintu byiza uruvuga ati wow umuntu yaje kwishima ubu ari kwishima sava ibintu byagenze neza kabisa tunumwe bishima n'Imana yuko twabonye abantu bakaza ari benshi cyane urumva nyuma yuko tuba disappointinze itumye tuba disappointinga muri Canal urumva ntibacitse kibe byatwese yuko bafite urukundo rwa rap urumva kandi bizeye na ma Africa kuko buri ari umuntu undi muntu batizeye bari kuvuga ati wow aradutengushye araturiye hari igitaramo mfite amatike 6
cyari cyateguwe n'abantu nari buvuge Yego. Diamond ari buze ntiyaza yego kirahagarara ayo matike ndacyafite banze kunsubiza urumva wabyumvise Diamond yanze kuza Yego kabisa. kubera ko imico Batam- yari bumunige birashoboka ni igitaramo mu mico yari bumunige yavuze ko najya kuri airport barahita bamufata yego birashoboka ibyo rero bikwereka yuko kubera ko bikwereka nyine abantu ko bizeye abantu bategura icyumba cya rap bayishinja kuba nyine abantu batizewe bitakorwa ariko nyine ubu ngubu mu ishusho ngari ya Mama Africa yatweretse yuko byakunda urumva rap nayo yakuzuza ubutaha na arena ko na arena twayuzuza n'ibigishara gati twacyure n'inyuma hari abantu ngira ngo urabibona n'inyuma muri stade bici hose stade rwose hari abantu byasabye ko amatente bayashyiraho utuntu turi transport ku abantu barafungura ni ibintu uri kantu umuraperi n'ikibiriti bapfaniki rero abaraperi mana barahuye n'ibibazo byinshi uri kantu umutware reka nkurabure abaraperi numubona afite ikibiriti arimo arasunika intore cyangwa ari gutama ibaba ujye wihangana barababaye urumva ntago wakwiyumvisha uburyo umuntu ubonetse wo kubacungura ari Ma Africa wenyine Ma Africa niwe muntu wenyine utanze akazi niwe wizereye mu baraperi arabicaza abaraperi ntibakunda injuga uranyishyura ntunyishyura niko bimeze uramayuzo cyane umayuzo nta fiyeri niba nta njuga ihari ngifoto umuraperi ntakunda ifoto umuraperi ntakunda ubukontora buri aho ngaho bw'amaringaringa bwo kubeshyabeshya ntakunda umuntu umukoresha nta kintu yamuhaye Ma Africa niwe muntu waje uri strict akicara ati uri umuraperi bite byawe ni sawa urashaka iki kujya uririmba kwanza ko akazi neza ko bamwe ari n'inzara bafite yaguporopozaga mbere y'uko uvuga ukagira ubwoba ndakubwiza ukuri ko muri bariya baraperi bari hariya nta numwe wafashe munsi ya miliyoni wallahi do harimo n'abamaze imyaka bataririmba n'abandi muzi ngo ushobora kuba wabonera kuri make yaraje uriya mujeni yagaragaje ko ikintu gituma abaraperi bakumvira ntago ari injuga yo kuvuga ngo ngwino bijyemo ngo tuzavugana n'ibiceri abaraperi yo kubera ko badakunda ubuzima buhambiranyije bwo kubeshya n'ifoto n'injuga niyo mpamvu badakorana na bano ba promota bandi muzi kuko hari abaraperi buriya twamaze kumenya yuko abakorana nabo ngwe bana ngukorera miliyoni ugafata desi yaciye mu bantu benshi cyane bagiye bagukinira kopi rero Ma Africa yaraje ikajya ibaza umuraperi ngo urashaka iki babona ari n'umuraperi w'inzara bakavuga ati uyu muntu bitewe n'ukuntu ibintu bimeze n'ubuzima uburyo bwamukanze agiye kuvuga ibihumbi 300 agatavuga ati se miliyoni murayemera umuraperi agahita gw'igihumuri agahita gukubita avance ya 500 aho yatenda uzayafata waje mu gitaramo umuntu nk'uwo abaraperi kuki batamwumvira birumvikana so ngira ngo bimwe mu byatangaje ni nkuri iri hanze aha ngaha ubwo iri trend kabisa ikintu biti kibiriti urabona abashinzwe umutekano baradusatse turinjira ariko twa tu box twahariya kuri checking twuzuye ikintu bita briquet n'ibibiriti none se ariko byari by'abafana nyine ariko babaraperi rega subizi se kuno mwaratubabaje erega man abantu bakunda injyana hip hop kuko hip hop ivuga ukuri ubuzima kuri se nitabi bihurira erega bira bibiriti nago biri buze kwatsa keke nago biri buze kwatsa reka ariyo mpamvu wenda sinzi niba diplomate anywa itabi simbizi nago nanje mbizi uri diplomate wakwihanganira kumara imyaka nk'iyo umaze muri game utarabona stage nk'iri yikomeye yo muri Ma Africa ntagatabushyiraho wabasha kumuvinga ubwo buzima ukabucegeta neza imyaka 10 igashira muri game nta stage ifatika nk'iri ya Ma Africa urabona uri umurejande nta bufasha bw'agatabu urafata bikagushobokera biragoye mbese agatabi burya gatuma umuntu abapoze simbizi wijya kumbaza ngo ni ibiki ariko nge ndajya nkumenyeshe yuko nge nubwo ndi umuraperi sinababaye ndi umuntu nzi kurokoka gushakira hose nge nzi kurokoka ariko hari umuntu uba warakoze mu nyakabarirayo nk'umuntu bita pifura akavuga ati nubwo wazana ibitari hip hop sinabirira ndi umuhip hop abantu bagiye bamuhindukiraho abireba urumva bakareka nka Christian yaraje
ari umuraperi Riderman abonye hip hop bari kwishinza amatabi yikorera furo ubu aranahogoza nigarahagarara aravuga ati nge ndi umuraperi Eh, uwo muntu rero uba ugomba kuba ufite ubundi bufasha umuntu aba bw'ikindi kintu kigutamo expo za danje abaraperi bihoreye barababaye man barababaye cyane. alright dusoza n'igitaramo rero cya rap byinshi bavugaga ngo diplomate ngo yarajwigiraga ngo ntiyavugaga ngo ntabwo bumvaga ibyo avuga abantu benshi banenze sound mwebwe mwabyumvise gute nibanenge sound binenga umusane kuko already murabizi kavuga kandi buriya sound buri nuza buri gitaramo cya gifite mu sound engineer wabo ufite uko yumva ibintu nshobora kukwangaja wowe wenda ibyo ni expect ko urankorera si ari ibyo unkorera bibaho kandi ikintu gihari guhakana ibintu ngo uvuge ngo sound yari nziza muzika ariko nanone si yari mbi muzika nyarwanda irakiyubaka igihe kirageze sound y'umusani ubundi muri kuru yaba afite umuntu agomba kuyibaza niba umusani akibaza sound aba promoter bateguye igitaramo bishatse kuvuga yuko akiri hasi ubundi buri musani afite DJ we uza akamucekingira ibintu byose kuko abavuga ati umuntu simwize ashaka no kumanurira abazi rero bishatse kuvuga ngo ikibazo cyuko sound muyumva nabi suko baririmba nabi n'ubukene bukiri bwinshi mu basani igihe umusana azaba afite professional DJ we bagendana ntago muzamunenga sound sinzi ngo uririmbira kuyiheto ntago abizi urumva ariko nuza personal DJ wawe abukuziye ati ugira akajwi gatoye kanongeze uyu nguyu afite ivaze kangabanye urumva ariko wowe uraza nyine ibyo usanze aho ngaho nibyo ufatiraho ako nagahinda rero ni n'ubukere buri muri industry muri birumvikana ikintu cy'umugabo bita K8 Kavuyo dusoza K8 ni umwe mu bantu bagaragaye muri The New Year's Groove ya The Ben ndetse binavugwa ko yaje akibagirwa indirimbo yahamagaye ku rubyiniro abantu bavuza inuru rwose baba excited ariko agaragara nkaho Ben akaririmba yacece kundi nawe agaceceka yego igitaramo cya Africa mwamubonye gute improvement irahari ese mwabonye gute K8 uyu mwaka yarantunguye munuza kwa The Ben nge ni expecting ko nyine yagombye kubita akabomora ari yagurikira nyine K8 Kavuyo umurejande kuri stage nkiriya avuga atarabishe urumva cyane indirimbo yaraje baravuga ati nariraje indirimbo irazwi niki ako natungoye kubona The Ben amurusha lyrics ze nyine yiyandikiye urumva ni kibazo kuko ngize ndirimbo usanga n'abafana babaziza ugasanga umufana uri kubiririmba kurenza wazanditse wenda hacemo igihe ariko nanone aho munenga kubera ko nyine buriya cyemeye kuza kuri stage oya ahubwo kubyemera ni kimwe ahubwo repeta nyine sound checking iberaho yachecking the sound avuga iki yagutese ku munsi wa nyuma ariko buriya ese niba naraje yakoze ku munsi wa nyuma wa sound check ntago yigeze akora repetition naramubonye ndanamusuhuza ariko ntigeze repeta ngo mbone bayampano narababonye abapeti b'imanga barakoze abo bita ba Filemone barakoze ama repetition ariko nge narahageze rwose cyetse niba yari yakoze Kavuyo ariko Kavuyo sinigeze mubona muri sound check nawe ari gucekinga nyine ubanza ariziye kari bubikore nyine biramutonda ariko tugendeye mu cyumba cyara yarababomoye yavuye kuri 0 agera kuri 50 kuko hari abarejande bakoraga amalive ariko yageze mu gitaramo cy'icyumba cya rap live yazitinya avuga ati munkubite playback nigendere kandi bayishi bakoze live bayishi bakoze live ishi yakoze playback nuza ninde akoze nuza ni Bushari na Betray na Dani na none yego na Dani Dani haraho yakoze semi live haraho yakoze semi ariko yakoze live ari naho yakoze live aha igitaramo ni ibyo rekana n'abashimire imigabo n'imigambi mwaka watangiye ni mushyura cyari fresh cyumweru cya kabiri cy'umwaka twe turi mu hazaza cyo cyari kubaka hazaza turi mu hazaza cyo cyari kubaka hazaza turacyakubita mva nyine nuko twumva ukonyeka twumva ukongera ntaho muteze kujya se baba gusa icyo twababwira ubuzima twasengeraga nibwo turi mu bungubu ubu bivuga ngo muri gusengera ubundi nabwo mwifuza nyine
ubwo twe turi mu nyongezo turi mu nyongezo nibwo turi mu buturi ibwo ibindi bizaza muri mu mashimwe niyo ngezo abantu birirwa bavuga ngo ntawo muragera hano twashaka kugera pe ibindi muzajya kubona byabaye niyo ngezo ese mujya mutekereza gukora show zanyu nundi turazikora bandavuga za mugategura mukavuga ati buri kantu buri nguni tujye gukora igitaramo tutumira abandi wenda abanyarwenya cyangwa se tumaze imyaka 10 muri game mwirira amafaranga turaba legend ubu ngubu ndi umunejande ikangire naho ubu ngubu ndi kuri amafaranga ndabona sinubaka akazu sindagura akamodoka zindagera mu mashow namavuze kujya kuyashira muri show ntazi niba kiri bwunguke ashi urona ikibazo cya show urumva nk'ubu ngubu ma Africa abafite amafaranga yo kuza agahereza buri nguni kugira dutwikire igitaramo kaza agahereza Blaze akaza agahereza runaka kugira ngo hazashye ubwo ayo mafaranga rero iyo dufite nayo kwitaho ubu ngubu urumva turabarapezwe naho tuya dufeke mukabanza shaka kugira ngo uzabone ubuzima twa faking nabesha niba tukubwiye ngo dufite bonsa ebyiri ni izo ngizo tukubwiye ngo dufite 5 ni izo ngizo ntabwo faking kandi niba byanze hari n'abura ntayifite niba byanze nzakubwira ngo ntago mbasha ntago nyishyuye ariko nubona nyifite uvuga ati ubu buzima nibwo bwe kuko ntago yafakinze yamwishyuye yamupeshe ntago ari byo gusaba ntago byabende ngo witwaze icyo uri cyo ese mutambeshye tugeze muri Canada diaspora irabakunda no kurenza ahandi hantu yego baravuze bati muze gukinira muri ambasade y'u Rwanda muri Canada ku Rwanda dufite diaspora ikomeye muri Canada yego bakanababwira ariko muraza no kuvangamo izindi ndimi murakraking utujoke tumwe na tumwe nazareka nawe muzikubite nko mu gafaransa cyangwa mu kongereza buriya byose barabivuga hariya ndagira ngo muntungure wayirira ayo ngayo rwose sinkubeshye ayo ngayo ubwo nyine ariko oya urumva none se uko mwaje muri rimba ntabwo waba ushaka urwenya ntabwo waba ushaka kuyaduka tuvugisha ukuri ari amafaranga nyine umuntu azaka gutega nyine ibintu biranega byinshi cyane ubwo aho ngaho nyine waba ushaka kwirira abashaka ko mugenda imitego umunyarwenya wo muri Nigeria araza aha ngaha akavuga icyongereza gikeya akaba yashyiramo n'ikiwabo n'ikiyurubu kandi turabyumva rero none se nk'ubu ngo furuke ngo biriya bintu turabizi amanuza uraseka ukaryama hasi ushaka kuvuga ko rero niba waradukunze hari abadukundiye uko tuvuga ijwi uko tuyitondeka ubwabyo biragusetsa none nabwo uko tuhagaze uko rega nuko mukina harimo twa Jesus twa tuntu twose ibyo byose nyine twabiteguye abari ni full package tuguhereza ubwo rero ushaka kuvuga ngo uravana amakanyarwanda kandi akanyarwanda naho mba nagushyiramo akantu kareka nawe kandi nawe ukabuzinga ukararyo abura kareka nawe uri mu cyongereza ningukira reka nawe reka nawe nyine waba ugiye kubimuresha ibintu byafuvuze ngo nze guperforminga mu cyongereza reka mbashimire cyane mwakoze ngo trenda mugenda gake Brudo of Jesus singiye gukora trenda aha ngaha uramenye reka mbashimire cyane mwakoze ndabifuriza ishyano hirwe uyu mwaka ebana nibive kuri bounce gusa bije no ku kazu bro ibyiza byose kabisa urabizi yuko man ibyiza byose oya tubonane nibigere na December dutaha inzu yego oya ikintu inzu bizaba ari surprise hari ibintu mba nzi neza yuko bishaka kumfata amezi 5 yego kugira ngo be birangiye kubwa amahirwe bigafata iminsi 2 ikintu nzi neza yuko natega ibyo ndi guteganya bishaka kuba nk'umukwa 5 rwose nshaka kuba ndi kugenda mu modoka agatwikire ko ndabizi ibyo byo ni nko guhumbya agatwikire ngomba kuba ngafite kuko nyine akwakita gucaka agasuzuguro kubera yuko ikintu cya mbere ubwiyemeza imana ni mu buryo bw'akazi buriya iyo ugiye ku approaching umukire wawe uri mu cyuma witwaye hari ibintu atakubwira nuko ukusa nyine ukusa ugaragara hari ibintu atakubwira nje ntabwo najya kubaza no timbarendi cyaje mu gatwikiriye nawe ababizi ari nawe uri gukandagira ari gukandagira buryo gatuza ukabanza ukakazimya ukagenda ukamubwira ati none tuganire boss ati bimeze bite ahita kubwira ati se nibura 40 urabyemera icyambere no kuhagera nyine ibyo bya essence nyango nshaka kubigarukaho abantu arabakire mbwira ati ngewe kuza hari umukire ubwateka tubivugire kuri telefone ati hoya ngo reka ngo twe duhure yambwa ngo duhure bamwanira bishyura essence y'ijana nkabona agize ubwoba ijana ugomba kuriterekaho nkavuga nti ninza bikanga gukunda
iryo jana ndaribika ntari akayisanze n'uburi se ubika ngahe ako ni nabyo ariko rero Imana riga hari umuntu ubushaka no kukubona gusa sibyo kuko umuntu niba gutelefone ntabwo uzi uwo ari we suzi nibe mu mutima we arakubwira ati ngwe akazi wahagera ukuvera kukubwira ngo 50 300 ukavuga ati come on nyine ukabona uteshereje umwanya wakugumye kuba wageze ku YouTube amaze guteka ikiganiro kaba ari caution n'ubundi iyo dusinye tugaheraho ni ukugira ngo nyine mbe ndi safe urumva nyine mu mutima wanjye ndi safe ubeshya turakabika ku mufuka kabika kavuga ati kwa twahuye nabyo ega ntago ari ubuntu kugeze urambwira ngo uze duhure ku buntu se oya ubugomba kuba nyine ayo nanduko nanabara nk'ikiguzi ubwo nyine ni umwanya wanyu uneshereje akayisanse nkizemo kavuga ati katuyuhanyize mu kajana nabwo ariko bagize neza kabisa kuko ubwiye ngo gwino ndakwishyuye gwino ose ntabwo byavamo atari akazi wambeshye reka mbashimire cyane umunsi ukomeza ubaryohane ndetse ubwo bikorwa aka gatwikire ko tuzagataha kwizera hamwe na Blood of Jesus reka nshimire buri kantu buri nguni Iris TV bless up